Hello guys, ladies and gentlemen, it's Joshua TV Rwanda ngo ikaze wamaze gukanda kuri subscribe. Kaze nanone turi ni JK2 Jeshi la Kujenga Tanzania, ni ekipe ya Rayon Sports igiye guhura na Jeshi la Kujenga Tanzania kabisa. Harabura iminota mike kugira ngo uno mukino uze kuba utangiye kabisa. Turi live kugira ngo tukugezeho uno mukino. Abakinnyi ba Rayon Sports bivuza imyato bashimira Imana ndetse bavuga byinshi bagomba kuba bakora akuno mukino, dore ko baje kuba bagera kuri finali kabisa ya Sekafa Kagame Cup, aho bimaze kuba confirmed ko bagiye gukina finali kabisa. Ino ekipe iyowe na kapiteni guturuka muri AS Kigali yari yarababajwe cyane, dore ko yaje kumara amezi agera kuri 7 atabona icyitwa amafaranga ngo ni iki, ariko aza kugira muri ekipe y'ibikombe ariyo Rayon Sports. Ubu ngubu ni umuzamu mwiza, agiye guhatanira igikombe muri Tanzania kabisa, aho bagiye guhura na JK2 bita Jeshi la Kujenga Tanzania. Ni Women Football Club, aho ino ekipe yatsinze amakipe menshi, dore ko yaje guhangamura Girls Queen hapa kujenga hapa Uganda, baje kuba bayitsinda ibitego bigera kuri 3, aho baje gutandukanwa n'amapenalite. Batsinze amakipe arimo y'u Burundi, nayo baza kwitsinda igitego 1-0. Ubu noneho icyo tuvuga ni kimwe, nuko bageze aho bagomba gufatira ya madolari. Abakobwa ba Rayon Sports bahawe byinshi bifuzaga, dore ko Tadeo uyobora ekipe muri rusange nk'umuyobozi wahariya mu Nzove, aho na Skol Rwanda yagiye yemerera abakobwa ibihembo bigiye bitandukanye, dore ko babasezeranyije ko buri mukino wose bagiye batsinda umukinnyi umwe agomba gufata amakese 15. Noneho ubu ngubu tuvugana bamaze gutsinda imikino igera kuri 4. Ese aya makesi noneho aho nibagiye kuva muri Tanzania bashinga utubari n'ibiki? Mbere na mbere ndashima Imana yabanye natwe kugeza mu mukino wa nyuma. Ni icyubahiro gikomeye cyane, turabizi ko uzaba ari umukino ukomeye, kubera ko JK2 Queens ari ikipe nziza, gusa natwe twiteguye neza. Niyo mpamvu tuzakora igishoboka cyose ngo dutsinde. Bamwita Uwimbabazi Immaculée, yayoboye ikipe ya AS Kigali, ubu ngubu ari muri ekipe ya Rayon Sports Women Football Club. Ni itangazo yashize hanze muri umugoroba. Tutibagiwe n'uwitwa Haridi Mukantama ushinzwe guhuza ibikorwa bya Rayon Sports na Skol, nawe yemereye abakinnyi ba Rayon Sports y'abagore ko umukino wose bazatsinda muri Sekafa Women Champions League bagomba guhabwa amakesi 15. Ibyo ngibyo niba bimaze kubasubiriramo, noneho byabaye confirmed nk'uko nabibabwiye, bageze finali kabisa. Reka ngubwire ngo icyo usabwa ni kimwe, stay tuned, stay touch, wigumire kuri Joshua TV ngugezeho buri kimwe cyose. Ubundi tujye kureba finali ya JK2 vs Rayon Sports. Icyo usaba ni kimwe, kanda kuri subscribe, like, share and comment, ubundi tumanuke Tanzania kabisa, dore ko ino ekipe ntibaza kumenya umwanya bahagazeho. Bivugwa ko ku munsi wo kuwa 4 tuzajya kubakira ku kibuga cy'indege, aho batazongera gutega imodoka kuko amafaranga bahakoreyo ni menshi cyane. Wibuke ko na Tadeo yamaze kuba yamanuka ajyayo. Reka ngushimire babanye natwe.